Yesu ashimwe, Kristo mwami ahabwa icyubahiro. Umwana w'Imana nzima wabambwe agapfa agahambwa akazuka, intare yo mu muryango wa Yuda, igitsi cya Dawidi, umwuzukuruza wa Aburahamu. Haleluya! Ndabasuhuje mwese abakunzi b'umusaraba n'abo bambweho. Ndabasuhuza namwe muwanga ariko namahitamo mufite. Ndasuhuza namwe mwese abari babizeraga bakaba baraguye barabivuyemo kubera ibibazo bimwe cyangwa ibindi. Ndabasuhuje mwese uyu munsi rero ndasuhuza mwese kubera ko ndabasuhuje mwese mbakunze cyane kubera mfite amashimwe menshi ya mutima wanjye. Imana yarawunejereje kuva iriya message yo ku wa 10 z'uku kwezi hita, iriya message ya kwihana kw'abahutu n'abatutsi. Imana irimo kubibasaba, ibasaba kuko rusange yararangiye. Kwihana kw'abahutu rusange, kwihana kw'abatutsi rusange kwararangiye. Ubu ngubu Imana irishakira umututsi ku giti cye n'umuhutu ku giti cye, kwihana ku giti cye. Irimo irareba umuntu ku giti cye, ibintu bya rusange ntabwo bigihari. Rero iriya message isize aho igejeje ni umunezero gusa. Ndagushimira Mwami Yesu, ndagushimira wanejeje umutima wanjye. Mwami Yesu, ibyo mbonye, ibyo maze kumva aho bigeze kandi bigikomeza, ndagushimiye rero bene data bakundwa, abakunzi, abafite urukundo rw'Imana muri mwebwe, mumfashe gushimira Imana ngo mwijuru iyo hari umuhindukiye niho nicyo gitangaza bazi. Ni ukuri iki gitangaza kiyongera kubw'umututsi umwe gusa wemeye ubwibone bwe. Iki gitanga no mwijuru nabo baravuga bati cyorere ngo ngiki ngo mututsi wagize ate ngo yemeye ubwibone bwe. Igitangaza mwijuru nabo bakumirwa. Rero si umwe gusa, bamaze kuba benshi. Haleluya! Kandi buri munsi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri munsi niko Imana yabongereraga abakizwa. Buri munsi Imana irimo irongera abihana, abatura bivuye mu mitima yabo, bivuye umwuka wera bamwumviye. Ayiwe, mbega ngo biraba byiza wa mugani wa Gatolika bikananyura umutima. Kubona abantu bahindukirira umwami Yesu bakarandura imizi bakihana byabasekuruza yo byandenze. Umva narengewe, umva nkuko bagira ngo narengewe kuko Imana kubera ko numvaga hari nta numwe hari uzaboneka yashatse kunyereka ko mu by'ukuri iri à l'œuvre. Yebaba we, none ndayishimira ko ya fite impamvu gukundura kuko ari wowe warumbaje. Ndagushimiye wansanze mwivatura yoza
byaje ibihozo. Muri uko gushima Imana nyishima cyane, nyishimira yewe data we, nyishimira abatutsi barimo kwihana kubera mesaje yo kuwa 10 z'uku kwezi. Haleluya. Abibwami ngo abatare bandi ndabibuka bibwami bariya bo kwa barwa gasore ikiriya gisekuru cyaturumbutseyo. Haleluya. Abaganwa bavuyeyo bati reka ntago turi bupfe ngo dushire nabo twabyaye, reka tugomba kubabeshaho, twapfaga kumva gusa, none tugire dute? Iyi bose ngo barashaka komba mushiki wabo, ubu bose rwose. Haleluya. Bibwamati ubu bambwiye ibintu by'ibwami yo yemwe mwakagire mwana mwe batotse kazi. Haleluya. Ntabwo mbibagiwe uretse tubanze iyi topic. Haleluya. Abatutsi yo iba mwari muzi bibaboshye we bishaka kubamara yewe mwakumviye umwuka w'Imana mukihana mukatura ikintu kitwa ubwibone. None ntago bikira ubwibone muzi, n'ubwibone mizi ubwibone umuzumwe wabyaye yindi ni byinshi kandi iramara abantu. Ndababwiza ukuri, naragawe abariho narura bavuga wawo utimbore wamembye baminduru uvugiriza impundu wenda tabakundwa yo abo kwanda ndizeye abo ngo abo kwa Rwagasore umwe ati nsigara nyine n'agashike kanjye ati abo bandi barapfuye bishwe n'inzoga, bishwe n'itabi, bishwe n'indaya, bishwe n'ubutindi ati kandi turabibwama. Ayiwe ati nikoye ati Yesu ngo ashobora kwidukuraho se. Ni yes. Haleluya. Ayiwe ayiwe nuko ijambo rinzaho riti mu migani niko handitse 18:21 yego ngo ururimi nirwo rwica kandi ni narwo rukiza, hanyuma ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Abatuye ibyaha, abihannye ibyaha ntago bacecetse ngo babinigireyo ngo bagaragaze ko bari ba smart, barisoye, bikubise hasi, bavuze, bababajwe nabyo, bakoresheje akanwa, bagize akanwa. Iyo utavuze ntago uburiho. Iyo utavuze ntago uburiho. Batuye bivumye bavumye ibintu babayemo kuko byarabamaze hasigaye ingerera. Ariko abana b'ubugingo cyo nkunda, abana b'ubugingo bumva vuba. Ayiwe Yesu wampembye, wakoze kuko umugani Salomo nanone yarongeye yabyandikaga avuye he mu migani 14:34 naho aravuga ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ako ugateye mu gutwariko ngo ariko ibyaha ngo bikoze isoni amoko yose, aba bahutu aba batotsi abazunga birabura, ibyaha bibakoza isoni.
iyo batabyatuye ngo bisohoke bamwaze satani uba ushaka ko batamwara ahubwo igashaka kubica kuko ngo ni basimati ngo babikora simatiri ibyaha bikoze isoni amoko yose. Hayiwa we ijambo rongera ryicokamo ngo kuko uko utekereza nukuri. Salomo uyu nawe 23:7 imigani ngo uko umuntu atekereza niko abari. Aratekereza nuko ari mu by'ukuri. Uko niko ari. Uko yakwigira kose, uko yakwishushanya kose, ibyo yakora byose, ibyo yabeshya byose, aragera hakaba uko nguko atekereza, nuko nguko ari. Nta kundi yabigenza keretse yemeye Yesu Kristo akabamora nkuko yabomoye iki gisekuru cy'ibwami, nkuko yabomoye umubyeyi mukanya. Ayiwe umubyeyi mukanya umbwiye ngo hati umugabo wanje ntabyumva dufitanye abana batanu ariko njyewe Yesu handebe n'umugabo. Ayiwe yego this umva umubyeyi sha umubyeyi wumviye umwuka di ugiye gukiza umugabo we agakiza n'abana. Hati nukuri hati ubwoko bwacu ati Yesu warampembye ku ruriya munsi gusa, kuba kwa gatanu warampembye, urampemba gusa, urampemba Yesu warampembye aho njya kumva umwe muri babami 10 n'abangahe bari 14 noneho baba bagize bi Burundi umwe ngo wari warubatse rwose ibintu ngo bikomeye avuga ko ari Imana yamubwiye yabivuyemo. Haleluya, yabivuyemo ati wa mubyeyi we Yesu nashaka mu bishya bije azama akazi ko gukubura amabarabara. Yesu mwa ariko Yesu we ariko guca bigufi ko bibanziriza gushyirwa hejuru, koko kwishyira hejuru nabyo bikabanziriza kurindimuka. Ati Yesu ndabitwika byose, ndabitwika ibingibi ni ibintu by'ibipapuro na papiriye mbivuyemo ntabyo Imana ibinsibeho mu ijuru babinsibeho. Narayobye gusa, narayobye jewe Yesu azama akazi ko gukubura amabarabara y'u Burundi. Ariko Imana hise ivugana nawe ko atazakubura amabarabara. Ayiwe ko se ibintu n'ibiki koko kandi ndashima Imana yampembye. Imana yampembye kuko rebe imitima y'abantu. Imana yampembye. Uyu nguyu ngo ari mwene wabo na Rwagasore, ngo ari mwene wabo ndizeye Rwagasore. Erega bavuze byinshi, erega bo kwa Bicombero nabo bavuze ubwicanyi bari ku mutwe, erega bavuze. Nyamara hari abatutsi Imana iri burokore, nyamara hari abatutsi Imana iri burokore, hivanzemo n'abahutu nabo n'ukuri hari ibyo bavuyemo. Sendede hari abamaze kuyivamo. Allo hari abamaze kuyisezera sha. Yesu wampembye aho ugejeje umpemba. Sinzi ukuntu byamereye aho ugejeje umpemba. Kwihana, kwatura, kumarayo, kumvira umwuka wera niko kubohoka. Biriya bya deliverance bavuga, ibi ngibi byo kubohoka bavuga. Kwihana, kumenya kwiranda konte y'ikibi kuko ikibi kikurimo, kuvuga uti nigisohoke kidakomeza kunuka. Nigisohoke subire kwa nyiracyo shitani. Mana izire, mwami Yesu izire wowe uzane n'umwuka wera na data mube muri iki nibyo kwihana. Kuko reka mbabwire abagome babayeho kuri isi n'abazaba muri iki gihe isi ishigaje n'abatarigeze bemera ibyaha byabo ngo babisabire imbabazi. Kuko iteka ngo haba hari umuntu wabiteye, iteka haba hari victime. Ubwibone, iyi complexe de supériorité
ni uburwayi ni dayimoni nkuru sinzi ukuntu nabyita. Hitler yabivutse mu gitondo, abyuka mu gitondo abwira guverinoma, abwira abajenero ati venetus ati ndumva ngiye kuyobora isi, ngiye guteza intambara mfata isi. Umubwiye ati ayo ati nyine nyakubahwa ibi bintu ati urandwanije pa. Umubwiye ati nyamara ndabona bikomeye abantu benshi bazapfa pa. Ubwo ngo aramurwanije ngo aramupinze. Uvuze ati ariko uko ngewe mbibona ndabona mwabigenza pa, abantu barahashiriye ngo barimo kurwanya ngo igitekerezo ngo kinyamirwa ngo abandi bose ni ba nonsense ngo ni ba useless. Koko ngo Hitler yabaye akabarore umwana wo kurimbuka. Ngo iki kwihana nibyo biteza kubahoka. Ndi umugabo wo kwihamya, nta yindi deliverance ibaye, nta yindi deliverance ibaye. Kwihana, ikihanika cyose ukakihana ukacyatura kivuye ndani uhita uba muzima, kuko uba uri umupfu. Noneho wamara kubyatura ubugingo aribwo bwitwa Yesu Kristo bukakuzamo, noneho ugasezerera urupfu ukinjiza ubugingo ukabaho. Haleluya. Ndimo nabibonera muri aba bene data bari ngo kuko twaba turi kumwe, ntabwo twaba turi kumwe. Mwebwe mugomba no kubikora mwihishe. Attention mu ibanga rwose, ibanga. Imana yabonye imitima yanyu. Haleluya. Yewe Yesu wamembye kuko ntabwo nari nzi ko hari umututsi nyamututsi. Okay, digne de non pareil. Okay, ego man wavuga ati tubututsi nari nabipinze. Niyo mpamvu Imana yanyeretse ko atari gukora koko, ntago ari gukora. Haleluya. Ntago ari gukora, nubwo nabona ngo nta cyakoretse. Imana irakora, Imana irimo gukora. Nguki Imana irakora ndimo ndabibona, ndabona akazi ikora. Birihanwa bikaturwa hagatangira ibishya. Haleluya. Kuko bambyange babyemere, ibyaha birakurikirana. Ibyaha ni umwuka, bikagaragara mu bikorwa. Birakurikirana nko mu Maganya ya 5:7 muramubabwira ko baso bakoze ibyaha n'abasogoko ntago bakiriho. Ibyo bakoze nimwe mu bihetse. Ni muragomba kubyijishura, muragomba kubitura, muragomba kubisubiza kwa nyirabyo. Sekibi. Umuntu ku giti cye biramukurikirana, umuryango birawukurikirana, ubwoko birabukurikirana, ishyanga birabikurikirana. Uko niko kuri. Niyo mpamvu byihanwa. Niyo mpamvu habanje za rusange mu Rwanda no mu Burundi baranyirukankana. Niyo mpamvu buri Imana yaratangirizaga ngo irebe ko hari kikuramo, kandi yagikuyemo. Yabakuyemo. Ni nabo bamwe muri bo igiye gukoresha ibikomeye muri iki gihe. Kwihana guca bugufi. Hari n'umututsi umwe w'umunyepolitike nawe Imana nawe imurebe neza, nawe ari mubona hembwe. Haleluya. Ninde ubuza abantu kwihana? Ninde ubuza umuntu ku giti cye kwihana? Ninde? Muramuyobewe se? Ni Satani? Niwe muyobozi, niwe uyoboye iyo gahunda. Niwe watangije igikorwa cyo kwigomeka mu ijuru. Ijuru riterereye, ibikorwa byose biri ku murongo, nawe ayoboye ari umumarayika utwikira. Umukerubi watwikiraga ubwiza bw'Imana yitwa Lucifer, le fils de l'aurore. Inyenyeri yo mu ruturuturu. Ngo arirebuzwa, ngo agendaga hagati y'amabuye yakumurira, ngo arireba bigeze ngo aratekereza atari ko ubundi ko hari ibintu Imana yakoze itambwiye, irimo gukora itambwira, tumenye ibintu nyine ngo byasohotse. Kuki itangisha inama buri kuki uriya wite kuriya uriya uyu ntwikire cyubahiro cye?
kuki atabimbwe, kuki atari jyewe biturukaho, kuki atambwira ngo tureshye wenda basi data tureshye, no kureshya nabyo ntabwo bishaka neza, ashaka kwisumba, tureshye noneho aba ari jyewe ubimenyesha abamarayika. Yego Yesu, hari ibyampisha kubw'iyo mpamvu rero bamarayika 1:3 muri he murumva mwakwemera ko gasuzuguro, batewe ya rwose ntabwo dushaka kwemera mu by'ukuri, kandi wowe uri umarayika ubengerana. Jewe nanjye shobora, murabona nabishobora, bati wabishobora cyane kuko urabengerana cyane kandi uzi ubwenge, abandi bose ni innocence, ni ba useless. Okay, n'Imana ni useless n'abamarayika basigaye kuko ntabwo barimo kutwumvira. Ubwo bafashwe binjiwemo ubumara. Ati okay, noneho rero mushobora kumfasha 1:3 mwe tukarwana tugafata ubutegetsi hano. Bati turazemera rwose Lucifer turazemera kuko turabona ubengerana cyane. Ho ayayaya, intambara iraba, shebuja ubwibone mizi, aribwo ashyira mu bantu, aribwo ashyira ku bwoko, aribwo ashyira ku ishanga, aribwo ashyira ku karere, aribwo ashyira mu miryango, aribwo ashyira bararwana mw'ijuru. Intambara atangire mu isi, nimukajye muhora abantu busa mw'ijuru. Imbaraga bari bafite rero, Imana niko kubwira Mikayeli ati no, fukuza Gasiya takataka najye mu isi namanuke. Arahanduje amaraso ya Yesu Kristo azaheza imyaka ishize kera, ariko jugunya takataka hasi hasoni. Ngo yaribwiraga ngo nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, mbese nzarenga inyenyeri zima, ego mana yanjye kandi pour finir finaluma nzaba nk'isumba byose. Ego mwami Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, namwe nimwumvira icyo kiremwa baremye mu gitondo, Imana ikagiha ko yabishatse, nacyo ngo kirashaka kuresha n'isumba byose kiriya kiremwa. Imana nayo ni igikomere, ibwira marayika ati fukuza takataka, fukuza naje. Yewe wasiwe ugushije ishyano ubw'umwanzi Satani yakumanukiraga. Yamanukiye mu bantu, yamanukiye mu bwoko, yamanukiye mu moko, yamanukiye mu bantu, yamanukiye mu gisekuru, yamanutse aricara abwira abantu ko, abwira abatutsi ko barusha abandi, abwira ko abandi ari bantu nsensi badatekereza. Ego Yesu abwira abahutu complexe d'infériorité kuko umwe ni supérieur undi ngo ni inférieur nabo barakomeza baba inférieur, birabarya bigeze aho bwa ifire bataski bati byose ni ugupfa na gupfa. Ubu niko bizakomeza, byose ni ugupfa na gupfa. Abaye nabo mugire gutya, ariko bahutu n'abatutsi mwabaye mute koko? Mwabaye mute? Ubu muzamera muteze? Ubu abana banyu bizamera biti, bizagenda gute? Ubu bizagenda gute? Icyaha utakihanye bwa mbere na mbere ngo kiveho, niba ari wowe wagikoreye umusaba imbabazi uzikuye ku mutima, noneho ukagikorera icyo gikora ni icyo gihamagara ikindi, icyo kigahamagara ikindi, noneho bikazahinduka icukiro rimeze nk'iry'amasi. Urareba Dawidi yasambanye na Batisheba, umugore wa Uriya, umugore w'abandi. Dawidi ari mu mwanya utari uwe. Iyo uri mu mwanya utari uwawe ukora amadega, iyo uri mu mwanya utarakugenewe, nuko mbese urangiza gusa. Abandi bari ku rugamba, ni umurwanyi ukomeye, ni generali w'abagenerali, yaba badata we. Iyo wabo ubundi umwami yagombaga kumujya imbere bakagira morale, reka da yasigaye ngo arazamuka rero amaze koga ngo ajya hejuru y'inzu. Yaburaga se kubona Batisheba gute? Kandi ngo birapimanya bisanga Batisheba aroganya bu. Ayayaya, aramufata, aramusambanya, birangiye amutera inda. Bene ibyo niko bigenda. Icyo ni cyaha cya mbere, gusambanya umugore. Icyaha cya mbere arasambanya. Icya kabiri asambanyije umugore utari w'abandi. Icya gatatu amubwiye ko atwite, amuha inama yuko agomba gutumiza umusirikare wabo uri ku rugamba ngo azi. Urumva ubwo bucyakura bw'ubucacanga bw'ubutindi bw'ubutiriganya
ngo naze ngo amusindishe ngo hanyuma ajye umusirikare aramurahira aravuga ati narahiye igihugu cya Isirayeli ko abandi iyo bazajya bari ku rugamba ajya ntashobora kujya kuryamana n'umugore. Yo cyo ni cya kane, cyo ni cya kane. Dawidi ibyaha birimo icukiro ririmo ririyongera, icukiro ririmo riraba icukiro. Dawidi atoke ngo yandikira yo wabo rwandiko ati uriya naza uyu serija majoro umushyire imbere aho bikomeye, ndashaka inkuru imbwira kuri yapfuye. This we icyo ni cya gatanu, cya gatandatu urwo rwandiko iyo nkota Dawidi aha uriya ibaru irimo inkota igomba kumwica. Imenya cyari cya gatandatu. Uriya arapfa. Cyo ni cya karindwi. Baje ngo kuvuga amacumu uje kuyavuga ngo abwira umwami ati Abayisirayeli bashize. Yamarishije Abayisirayeli umwami, cyo ni cya munani. Bashize atariko yo barambwiye ngo n'umugaragu wa Uriya nawe ngo yaguye ku rugamba ngaho nezererwa. Dawidi agatima karaza kati ngo yewe ngo rega nditi ngo inkota ry'umuntu irindira uyundi abarihanuriye umwami. Mbega sibaniro, mbega icukiro ngo riramukoraho. Maze shenge we Natani ngo aragenda, ariko abantu bagize umutima nk'uwa Dawidi ko ibintu byagenda neza koko. Ati cyara hariho umugabo wagakene nuko agatama niko yari afite, nuko wari utunze aragafata ati ya nuko ati uwo mugabo ni wowe mwami. Dawidi nibwo ubwenge bwagarutse areba icukiro ati yewe ati ko nacumuye kuiteka ati Natani ati buretse nyagasani buretse kuvuga umva rero ikibanje umwana uzavuka muri uru rukundo rwawe na Mukamwiza ntazabura gupfa. Niko byagenze murabizi mwese. Ati ikindi kandi inkota ntabwo izigera iva mu rugo rwawe. Ikindi kandi kubera ko ari cyo cyambere ko ari go murongo waciye abagore baba izi nshoreke zawe zishokoje ruhanika abahungu bawe wabyaye bazajya birirwa bazisambanya tous jours nawe ubireba nziyaranja ujye ubibona bigutere gusogoka kuko narakaye. Niba Dawidi wihannye akikurunga mwivu Bibiliya bikarindaho byandikwa ingaruka zaramugize gutya. Wowe utumyemo icukiro udashaka gusohora uwo munuko, urabona bizakugendekera bite koko? Urabona bizakugendekera bite koko? Kwihana kwatura we mana yanjye mana. Abarundi muranejereje gusa, muranejereje nabafashe kandi muri rusange ubugena bishyize muri rusange mwese mumereye neza mwese kubera abangaba bihari. Haleluya. Wanyongore igiye wambwiraga kumunda amarira y'ibyinshi maransaba warira yekutazamuzi isabane uti zagukoze zirohagije none imivumo yose uyihendo imigisha amateka mabi nayo yabyaje bihoza. Wampemze. Haleluya. Wampemze washyizemo n'agahimbaza musiki ariko uyu ni umunsi dore umunsi udasa n'iyindi. Inganzo nayo kuririmba nabyo anointing nayo irimo irizibiranya. Hewe ko birimo kuba byinshi cyane mwami. Haleluya. Abarundi b'abatutsi mwihannye mukatura muboroga
amarira yanyu yewe we iyo mitima yanyu ijuru ryayibonaga nk'iyambaye ubusa ni ukuri abagabo b'abanyacyubahiro aho rero niho Imana ibishaka aho niho Imana ibishaka kuba mwisi ufite icyubahiro noneho ugaca bugufi ugasubiza Satani ibye ayiwe Yesu agahabwa icyubahiro aho Yesu yampembye Yesu yampembye Mwami Yesu nukuri naje nje kugushima kugira ngo bikomeze ndimo ndagushima ngo bikomeze kandi kubera ko ibyo byapanzwe ejo bundi iyi gahunda yapanzwe ejo bundi ariko ejo habonetse undi uyu munsi habonetse undi yewe we use Yesu noneho ntabwo mbizi inganzo kandi nayo amavuta arimo aratogota arimo arabira ntabwo mbizi sinzi icyo nakubwira washyizeho n'agahimbaza umusyi nibura amateka gusa mbe bararwana n'iki ntabwo uri igikoresho atinze muri ntabwo uri igicuruzwa cyarengeje igihe ntabwo uri umushinga wabuze abo wiga none bakundekeye Imana wampembye Yesu wampembye wanejereje umutima wanjye haleluya utari Imana so n'umwana w'Imana so utaraba so utarapfuye utaravutse ngo bimenyekane bakundekerere naragukukanye amashimwe gusa anga bakuvangavanga sye kubera inyungu zabo sye batesheje agaciro sye amaraso yawe sye bamwe nguru umuzungu banegorera ariko Mana yanjye wewe ni ibikiboko Mwami Yesu aya ni amashimwe n'ukuri ni amashimwe kuva ku wa mbere nabaye nk'umuntu w'umusazi koko maze ayiwe ni amashimwe nkuzaniye n'ukuri ni umuhigo migura kandi ukomeze unyongeze wampaye n'agahimbaza musyi ni umuhigo wanejereje umutima wanjye kuva ku wa mbere ayiwe Mana yanjye wa umuhutu watuye ya umututsi abavuye muri senidete wampembye bayisezeye mwibanga nta kibazo mwikureho mwivaneho ibyo bitambo by'amaraso mwivaneho atotsi mwivaneho mwuka w'ubwibone uhora washakisha kugira ngo mupfe tunamwe byo kwica n'ibiki byose byo kumva ko mbese nta kindi mushoboye mbese barababwiye ngo muri ibicucu muremera kubera siki infériorité gusa ya buri gihe qu'est-ce qui se passera infériorité ari nawe kumva supériorité ari ngo no sense ngo ntango no sense ngo iki ngo supériorité ibintu byose ngo bagomba kubigenzura kandi ugomba kubumvira kubera siki
kandi ngo ibyabo byose ngo biratunganye ahubwo izo nibyo bidatunganye. Ninde wakubeshya ariko? Ninde ugushuka? Ko Imana ihora ireshya abantu, umwuka w'Imana ahora areshya abantu. Ariyo mpamvu tuvuga ni ukugira ngo tugire iminyago nk'iyi ngiyi. Nje gushimira Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Haleluya. Iminyago nyikumurikire mwami, nyikumurikire yanga batorotse. Reba umuvumo aho yari bagejeje inzoga, itabi, kandi ngo basenga, ngo nabo barasenga, ngo nabo biyirizaga koko Yesu. Ariko umwe yarambwiye ati hari ikintu cyaturumbutse w'umugabo w'umunyacyubahiro, ntugire ngo naba Ede Mason. Ati hari ikintu cyanturumbutsemo, ntireka cya gicukiro, cya kintu cyunye. Ati kiraturumbuka, ati ndaryama ndasinzira. Ariko Yesu we, Yesu ndagushimiye. Uri Kristo Mesiya, uri umwana w'Imana, uri umwami wa. Ndagushimira n'ukuri. Iki ni igitaramo cyawe mwami Yesu. Gatozi yaciye ibintu. Aya ni amashimwe yawe kugira ngo wongere unyongere. Benshi bizibye amatwi mwami Yesu, ariko ngiye nkomeje kukuvuga. Haleluya. Kuko igihe cyawe mwami urajyana n'abagenda abuzuye ubugome, basabitswe n'ishyari abo bose, nirari abo nibamve mu zuba ndakataje bakundeke. This way abo ngabo nukuri badashaka Yesu Kristo wabambwe, abo ngabo bapinga ibya Yesu Kristo wabambwe, nibamve mu zuba please, nibamve mu zuba. Iki ni igitaramo cyawe mwami Yesu. Ni amashimwe ndagushimiye, kuko iyo umuntu agushimira mwongera, uramwongera. Iyo umuntu agushimira uramwongera mwami. Niyo mpamvu ngushimye. Amashimwe yanjye uyakire, ukomeze unyongere. Haleluya. Komeza unyongere mwami. Ndagushimye kubwa barimo kwatura. Yego. Nyine ngo hari umwe ngo wagiye ku Muhutu ngo yahemukiye. Erega umwuka we arimo arakora. Ngo yamushyiriye n'akantu kituro shenge. Ariko yes, reka ndimo kumva simbizi. Wanyeretse wanyeretse mu kunyereka ko ahubwo ari igitangira. Mana we, umuntu utihana n'umwanzi w'Imana azacirwaho iteka. Yesu umwami wanjye. Umuntu utatura ibyaha bye, umuntu utatura ibyaha by'igisekuru ndetse azamera ati. Umuntu ushaka kukugundira, ngo hari n'abashaka kukugundira ngo ubwoko ngo bw'abatutsi, ngo bumve ngo ari abatutsi cyane. Mana we, iyo wari wumvise uyu muganwa ibyo yabuvuzeho ubwo bwoko. Ariko Mana, ntabwo mbizi ukuntu nagushima mwami Yesu. Uze koko ko ndimo kugushima se, ndimo kugushima. Umva buri gihe unyereka ko utarangije, noneho uramenya utangiye. Sinzi uratangiye.
cye agerageza kugenekereza imvugo yanjye tuyiziranyeho. Atekereje ko ndi uwo kwizerwa, arangabiye none uranyongeye, umugisha wawe uhora ari mushya, uw'iki gihe wo wabaye akarusho, ariko Mana yanjye ukayivomamo uwo tudateranya na sondozo, ahora mu gihombo cy'iteka, warantonesheje ayiwe Mana yanjye we, icyubahiro ni icyawe. Igitaramo cyawe Yesu ni amashimwe nzanye n'ukuri. Nagushimwa we urabikwiriye Yesu, mpambitse ikamba ryiyongera ku yandi, reka ntete kuko ari wowe netera, ibi nta wundi nabikorera, kuko wangiriye neza irenze ihagije, warantonesheje kandi ntacyo unsha, none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse ko ariyo ugitangira. Mwami Yesu, iki ni igitaramo cyawe cyishimwe, ndagushimira n'ukuri imitima wamenaguye, ndagushimira mwuka wera ko wamenaguye ibi bihindizo by'imiringa ko wabiciyemo kabiri, inkuta wazipa. Abana b'ubugingo batorotse Gehinomu. Haleluya, abana b'ubugingo batorotse Gehinomu we, yewe Yesu, yewe Yesu, yewe Yesu mwami. Yewe Yesu we, iby'iki gihe ni ibiki se? Iby'iki gihe ni ibiki mwami? Iby'iki gihe ni ibiki? Iyo rya cukiro ryari muri Dawidi, ryarindi akaza kurivanaho, ariko biri tureti. Reka nkubwire tureti rero ikintu ukora iyo ari tota. Iyo wagerekeranishije icukiro nkuko Dawidi yabigenje, yararibomoye ku munota wa nyuma, ingaruka zaje umva kubera gutinda. Iyo yihana ku cyaha cya mbere, haleluya, iyo yihana akimara gusambanya Betisheba, ntabwo byumva se? Hari kuva muri ya mwana akihanira Uriya simbizi, nabyo ntabwo byari koroha, ariko ntabwo bihwanye na ririya cukiro yagerekeranije. Kandi n'umwanya yari arimo niwo watumye Imana irakara cyane. Umwanya uko sosiyete ikubona, yes, nabyo birabarwa, kuko icyaha nakora ubu cyakora kuri benshi. Yes, niko bimeze. Umwami
ni ukuvuga ngo yavumishije igihugu, yahaye urugero rubi igihugu. Kutihana kubera ko ubundi kutihana ni ubugome. Ndebera rero ubugome, ndebera ubwo bumara bikubyarira ubugome, ubugome ni ukuvuga toko bizana ishyari, bizana ubugome, bizana ko wowe mu by'ukuri kubera ubwo bwihebe, kubera icyo gicukiro urunze udashaka gusohora, kandi kugisohora ni uburenganzira, no kumvira umwuka wera ukakibomora kigasohoka, ugasigara urwana n'ingaruka, urashaka kugihamisha. Ni ukuvuga ngo ibindi byaha nabyo indi icukiro rirakomeza rikiyongera, ishyari noneho ishyari ryo rikaza ari finale. Abantu bose ukifuza ko nabo baba nkawe, nabo bagira ayo macukiro, nabo bagira ibyaha, noneho ariko ibyabo byo bikagaragara kuko ibyawe n'icukiro wihishiye. Ubwo ni ubugome bw'indengakamere umuntu abagezaho ashobora kwica umuntu. Aho umuntu bamubwira batihane ngo ntabwo ari ngo ibyo ngibyo ngo ntabwo ari we wenyine, ngo n'abandi barabikora, ngo buriya nuko mutabizi n'abandi barabikora, yewe ngo buriya nawe ngo arasambana, buriya nawe ngo areba porno, buriya nawe ngo nawe ngo wamureba se ngo buriya ngo yabura ngo ibyaha. Ego ngo biki mvasha mvicukiro mva umuntu uko icyo ukora cyangwa akifuza kugeza aho yabisengera, asenga shitani kugira ngo uwo nguwo yanga, uwo nguwo erega nawe ababona nyine icukiro, nawe aba yumva nukamo, noneho agasanga akabona wenda abandi nta macukiro bafite. Rero kubera icyo kintu niho ibyaha iyo bigerekeranije n'ubundi cyaha nibwo bugome, niko Bibiliya ivuga. Ndebera rero icukiro cyera ku rwego rwo kugirira ishyari utagombaga kugirira ishyari, uraturubura, wowe ubwawe urisenya, warasenyutse, kandi ari wowe witije umurindi. Wa mugani wo mu Kinyarwanda ngo urwisha igihe ararusoma. Nyamuneka banyarwandakazi, barundikazi, bahutu, batutsi, mwature ibyo byaha, muvanemo ayo macukiro ari mu mitima yanyu, mubohoke amaze mukorera Imana, dutegereje Yesu Kristo ko ari karibu kugaruka. Mubisha disi we, musohora amacukiro. Ariko kuki umuntu yahamana icukiro koko? Icukiro uzi ko icukiro rinuka, ribona negatifu kuri buri wese, kugeza naho niyo yaba ari ababyeyi bawe, kuko Satani arakuzuye tellement nta muntu mwiza ubona, nta cyiza ubona ku bandi. Ni ikibazo gikomeye, bikuviramo ubugambanyi, ishyari rikuviramo kwica iyo wagambanye bawishe. Ndagira ngo mbakangurire mbararikire n'umunezero, n'amashimwe mfite kuri Yesu. Mbararikire ikiganiro kizaba aho nzaba ndimo kusubiza umunyamakuru ubuhamya bwanjye, inzira y'umusaraba yo kuva ngeze muri aya mahanga, uko umuhamagaro byagenze, ariko cyane umwaka wa 2023, umwaka ushize muzumva ibyo mutari mwumva. N'ukuri muzumva ibirenze ibyorezo, muzumva ukuntu abantu bagiye ku mupfumu w'umwicanyi w'umucwezi kugira ngo bakamuha 10,000 by'amayero kugira ngo anyice. Muzumva ukuntu umwaka ushize abantu bashatse kunyica ari benshi, ntabwo byaranyobeye. Ndabararikira icyo kiganiro kizaba mu minsi mike, dufite akazi kenshi cyane, kizaba mu minsi mike kugira ngo nzabwire bene data bari mu nzira y'umusaraba, nk'iyo umwaka ushize nari ndimo. Yes, bari mu nzira y'umusaraba. Imana ivuga buri gihe ko iti na nubu ndacyakwigisha umuntu. Ndavuga Mwami Yesu, agakiza karenga imyaka 30 mazemo, umbwira kunyigisha umuntu ati none se ntamukwigisha wigeze umumetiriza intashwe, uracyamwiga rero. Yes, ndabararikira rero icyo kiganiro kizaba kimeze neza rwose, kizaba kirimo
yo gusobanura no gufasha abari mu nzira y'umusaraba nyine abari muri mu muhamagaro kugira ngo bakomere ntabwo ari wowe wenyine wahemukiwe ntabwo ari wowe wenyine wagambaniwe se wowe wenyine bashatse kwica ariko banguze make banguze make 10,000 by'amayero banguze make cyane make ubundi abandi bose nze ntabwo ndamenya ayo baguze kuko Yesu se ndamurusha harya amasheke ari 30 kiriya gihe muyavunjemo abanyamibare mu mbarire uwagambaniwe amenshi Yesu arandusha ndamurusha muyabare amasheke ya kiriya gihe cya Yesu muyabare n'ibihumbi 10 by'amayero nabyo mubibare yego turebe abo ariko mana yanjye umuntu wagaburiye wakunze wasengeye wasutseho amagara umuntu warwaniriye wabundikiye wagize gute ati no aragomba gupfa yarivugiye ubwe ko nta mpemukira azapfa reka no kubyinjiramo kandi ibyo nabararikiraga icyo kiganiro kugira ngo abarimo kugambanirwa muri iki gihe abahemukirwa nabo bagiriye neza muri iki gihe abahemukirwa n'abavandimwe muri iki gihe c'est tout à fait normal nta shyano ryaguye nta shyano ryaguye ntaryo kuko reka mbabwire nta shyano wagushije komera ukomeze niko bimeze ni teste urimo gupimwa kugira ngo Imana ikuzamure mu rundi rwego zamuka utagambaniwe n'uwawe uticishijwe n'uwawe nta wundi muntu wo hanze wakwicisha nta uhari niko bimeze benda atabakundwa biba bikomeye uwitwa uwitwa Jules César muramuzi muri histoire Jules César rero yari afite umuhungu yari afite inshoreke yari ifite umuhungu umuhungu witwaga Brutus Marcus uwo muhungu Jules César yari yaramufashe nk'umwana we rwose nk'umwana we adoptif ahubwo abenshi banavuga ko yari yaramubyaye noneho ubwo Brutus Marcus rero ajya mu ruhande rw'abarwanyaga Jules César kwa Pompey bari Pompey gera kabaye rero abaje mu gico cyo kuza kwica Jules César Yesu Kristo w'i Nazareti uwabambwe ku musaraba ugapfa ukazuka muri icyo gico hajemo na Brutus Marcus Yesu ndakubwira wowe hamwe niko bimeze nuko bimeze noneho rero ariho wa mugani wavuye w'abantu cyara bizi kiratini bajyaga batubwira ngo tuko kemifiri bivuga mu gifaransa ngo toi aussi mon fils vraiment toi aussi nawe koko nawe uje mu banyica really ici Jules César ngo aramubwira ati toi aussi mon fils et toi aussi Marcus et toi aussi Brutus et toi aussi komera mama komera wa mugabo niko bimeze uwo hanze nta hana ashobora kukuba ariko uwo hanze kereka mwana akoranye business uwo hanze kereka hari ahantu hone mwahuriye nabo musengana nabo mwiranwa nabo muhuriye nabo mu miryango kuko hari imandwa zitera zikangisha abantu abandi ariko kugira ngo wowe ube forme komera ndekada nuko bimeze
Jules César yabwiye ntuza Brutus uyu nguyu ati toi aussi et toi aussi yeah wowe et toi aussi tu oses vraiment nuko komera mama komera 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 biravamo amashimwe komera 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 komeza ushime Yesu bene tabakundwa ni rya jambo Yesu yavuze ngo muri iyo minsi mu bihe by'imperuka ari byibi ngo abana bazagambanirwa n'ababyeyi ababyeyi bazagambanira abana bagambanira ababyeyi ya umukazana na nyirabukwe nyirarume n'umwishywa nyirasenge n'umwisenge neza c'est comme ça ni ubuhanuzi burimo gusohora ariko aragowe busohorera ya kandi wowe urimo kubaho yihangane niko bimeze niko bigomba kumera ntago ari wewe wenyine nawe si wewe wenyine nuriya si wewe wenyine niko ngo ruri hose ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo agomba kugira aba asohoreraho wowe niba ugikunda umubyeyi wawe fata wowe niba ugikunda umwana wawe fata komeza wowe niba ugikunda umuvandimwe wawe fata komeza kandi wirinde amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo ko muri ibi bihe abana bazagambanira ababyeyi bazagambanira abana ba anko bazafungisha ba anti bagafungisha ba anko ba niese bagafungisha ba neve bakagomana yanjye ba taske wa ntago ari we wenyine we mama wowe mudamu wowe wo muri Canada ntago ari we wenyine none se ese burese wabambwira urira Yesu ndarira ntago ngiye narira kandi uje unganyira ntago ngiye narira ashwe Imana ishimwe kutandebaga biriya wabwiraga reka kubwira buriya narakumvaga akavuga yo se ko numva yari toto ya nyine ya biba ngo buri gihe buri cyiciro cy'ikibazo mba mfite icyacyo nanyuzemo cyangwa ndimo kunyuramo haleluya ya biraryoha kubona ibisubizo by'ibibazo ari wowe ya haleluya n'ubuhamya bukomeye kandi nibyamurizaga nukuri ntanyumva nta kibazo nibyamurizaga reka nkubwira ko byari toto wowe byarakumenye nyine birakwica ariko ngewe baza kunyiraho byari kuba nk'amazi yo kunywa kubera ko bandi mu bindi yego ariko komera ntutsimbuke yes Imana ntiyavuganye nawe se uko ugomba kubigenza haleluya yes haleluya shima Yesu wakoze ibikomeye nagushimira mu magambo make agerageza kugenekereza imvugo yanjye tuyiziranyeho wangiriye neza irenze ihagije
ryanyu. Bene data bakundwa, mwese mwahemukiwe muri isi, mwese aho uri hose ukaba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, hakaba hari abantu ndakubwiza ukuri, hari ikintu urukundo rw'Imana iraruterura ikaza no mu ngo dumburi. Ntabwo nzi ikintu Imana yankoze, sinzi ukuntu yabigenje, sinzi igihe yabikoreye. Nagiye kubona mbona mbaye gutyo, ayiwe mbona mbabariye abantu ukuntu ntari nsanzwe bababarira. Ibyo bituma umuntu anazamuka mu ntera. Saba Imana ifata urukundo rwayo agape izirudunde muri wowe, irurundemo irurundemo kugira ngo ubashe kuzamuka. Bitabaye ibyo ntabwo ushobora kurusyaho, ntabwo ushobora guhemukirwa n'umuntu de confiance ngo utahungabana. C'est tout à fait normal. Imana irabireka kugira ngo wowe iguforume nawe iguforume, niko bigenda. Kandi nuko bimeze. Uwo nguwo nyine ukuri ku mutima, uwo nguwo niwe nyine iyo bibaye gutyo ugira rusoka rusoka nk'iyasotse Yesu barimo gusangirana wa wundi. Ati ndo ni wowe ntiwakabimenya. Rusoka nk'iyamusotse Yuda. No kabitwa wararimbutse. Kugenza yabwiye abatambye ngo ni mu mpe nzamubagenzereza. Kugenza yavuga Satani. Control ngo ningiye uzahwari, ningiye uzi gahunda ze, ningiye uzigiharira, ningiye uzi kari agashyamba yakagiramo, ba Petero sinzi yo babagiye mu birere, ningiye ubizi gihe bari wenyine, ba Yakobo barimo gukira amakarita, ningiye ubizi n'uyu mugoroba ningiye uzabahwari, ndabizi ko ajya gusenga, ndaza kumubereka. Ningiye umuzi, nigize ibyo akunda kurya, ndamuzi, uriya ndamuzi. Niko Yuda yavugaga rero no mu muryango we. Ntago yari kujya kwa Lewi, Matayo, ntibishoboka. Ntago umugambanyi agomba kuva kwa Lewi. Ntago yari kujya kwa Simoni wo muryango kwa Simoni, ntago bishoboka. Na Barutolomayo na Filipo, no, agomba kuva kwa Yuda Iskariyoti. Yes. Amutungukiraho rusokera musoka. Aramusoma nyabu. Ariko ibyo ni ibiki ariko? Reka dusoze, tuzakomeza ubutaha vuba cyane. Nicyo kiganiro ndakibararikiye cy'umunyamakuru nanjye. Okay? Yes. Yuda asokesha rusoka Yesu Kristo sha, umwami we sha. Babanye imyaka 3 n'igice. Yuda aramusoma. Yesu nambwa atayiwe ati Yuda, atayiwe uragambanishije umwana w'umuntu kunsoma. Uranansomye mbese? Uranansomye wowe kugira ngo rusoka insoka cyane. Ako Yuda. Haleluya. Irenze hagije rubyaro rwanjye. Haleluya. Bene data, haleluya. Yari amashimwe nashimiraga Yesu kubwo abarimo kwihana bihanira amoko yabo. Yesu Kristo w'i Nazareti arimo arabohora. Yari amashimwe. Haleluya. Abashaka kwihana nanone kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi, mujye mugira vuba mu mwizere. Mumwizere niwe Mana, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Mwizere Yesu Kristo, mwakira mu mitima yanyu kugira ngo muryame musinzire amacukira asohoke. Haleluya. Bahishuwe mwese ndabashuhuje aho muri mu matsinda. Haleluya. Aho muri
mu masengesho ya rotation. Haleluya. Imana ikomeze bagirire neza n'imiryango yanyu kandi murindwe muri byose kuko nuza cya kirura kirukiye rwa ururura rubikiye ariko mukinge muhamyeho gusa mukinge bayishowe mukinge Mwami Yesu nawe urabireba kijyana gitaramo cyawe narinje nje gushima byawe byarandenze kuva kuwa mbere ntago narindi umuntu neza ya none ndagabanije urakoze kubwo abo bizagira umumaro kubwo aya mashimwe nabo kubwo abo bizarehereza kwihana bagasohora amacukiro yazimagije yagiye kubagira mu kanwa kuri abo ngabo bose bigarura abo bari mu migambi mibi abo batekerezaga nabi abo bari bafite ishyari abo bose iyo binjije Yesu neza iyo batuye bakavanamo icukiro abo bose bagirwa neza disi. Iyo usohoye icukiro ukarisubiza se icukiro ari we Satani, Yesu araza agaturiza muri wowe ukagira amahoro, abantu bose ukabifuriza neza. Kuki wakwifuriza abantu ibyago koko? Kuki wakwifuriza ko abantu baseba? Kuki wagira urwango rumeze gutyo? Kuki? Kandi Yesu ahari ushobora kumwinjiza mu mutima wawe, mwakire mu bugingo bwawe, akubera umwami n'umukiza, akubera umucunguzi, akubere ego mana deliverance. Hakubini niwe hana ni deliverance. Niko bimeze. Haleluya. Yesu mvuga ntago namubwiwe. Mva muzuba ntago namubwiwe. Naramubonye ndimo ndamubonesha mu maso yombi. Amaso yombi. Yesu ni muzima.